rwandiko rwa Petero rwa kabiri ni ibice 3 n'umurongo w'8 no w'9 niyo mirongo dusoma. Haravuga gutya ngo ariko bakuru iri jambo rimwe tirikabasobe nuko ku Mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka igihumbi n'imyaka igihumbi ari nk'umunsi umwe. Uravuga ngo Umwami Imana ntitinze isezerano ryayo kuko bamwe batekereza ritinza. Aho niho tuja guhagarara cyane. Umwami Imana ntizitinza isezerano ryayo kuko hariho bamwe batekereza ngo riratinze, ahubwo izitwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Amen. Ongere hano Waheburayo ni ibice 4 umurongo wa mbere. Aravuga gutya ngo nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira mu ruhukiro bwayo rikiriho dutinye kugira ngo ahari atagira uwo muri mwe wasa nkaho atarishikira. Amen. Nayo niyo magambo numvise Imana ishira ku mutima ko ariyo tugomba kuganira. Isezerano ry'Imana ntiritinda, gusa ari gituma iritinza bisa nkaho ritinze, izishaka ko hagira n'umwe warimbuka. Ico nico kimwe ijambo ritubwiye. Yego. Izishaka ko hari umuntu umwe warimbuka. Amen. Ahubwo ngo izishaka kuko bose bihana. Iyo niyo ntego y'Imana kandi ni kuganira bukeya Imana duheze. Umutwe w'ijambo twatekereje ko turi buganire muri kano kanya ni isezerano ryo kugaruka kwa Yesu, naho ryasa n'iritinze amaherezo ruza. Amen. Kugaruka kwa Yesu nasa no gutinze iherezo bizasohora. Amen. Amasezerano avuga hejuru ya Yesu ni amasezerano 3 akomeye. Amasezerano 3 akomeye. Muri ayo para 3 turaja kuganira rimwe, ayandi yose ayandi abiri tuyaganira. Turaganira isezerano rimwe ariyo iri ngiri yo kugaruka kwa Yesu, ayandi abiri yo tuyavuga. Umuntu Imana imaze kurema umuntu hariya muri Edeni, aba hariya mu buzima bwiza ari kumwe n'Imana. Imana yagiraga umubano mwiza n'Imana. Imana ikamugenderera, Imana ikamusura. Bukeye bamaze gucumura hariya muri Edeni, bamare gucumura Imana irabareka. Yego. Ibirukana umuntu abatandukanye n'Imana. Umuntu abagicyaha, icyaha kiragenda Adamu gikwira abantu bose. Yego. Hari hagomba kuboneka indi nshungu kugira ngo tusosire kandi twongere duhure n'Imana. Umubano w'umuntu n'Imana wari warakatitse, ariko Imana kuko ari nyembabazi
imana yongera kandi gusezeranya abantu kuko izabacungura yego yongera kubasezeranya ko izabaheza umucunguzi ari we Yesu yego turabizi tuzatwizihiza Noel na Pasaka na Pentecoste tukabikora twishimira ibyo byose n'ibyabaye isezerano rya mbere ryari ryo kuzavuka umukiza wabari uzaza gukiza abantu ca Adamu caha cyatangiriwe hariya n'umuntu wa mbere Imana kuko ari inyembabazi Imana igirira abantu imbabazi Imana igira impuhwe bene data Imana tugirira we Imana Imana yongera kudutekereza Imana kandi gusezeranya abantu kuko izabaheza uzabacungura isezerano rya mbere ryo kuko Yesu azavuka iryo sezerano ryarabaye rigira igihe kirekire ariko amaherezo ryarasohoye yego Yesu aravuka turabizi Yesu yaravutse hari hahise imyaka 700 ba Yesaya bagaza bahanura hahita imyaka 700 ataravuka ariko amaherezo aravuka isezerano ry'Imana nubwo ryotinda ariko rizarisohora iryo rirasohora Yesu aravuka nibyo tuvuye gukora byo kwizihiza Noel mwarabyumvise tubijamwo twavuze ngo iryo turivugaho abigisha barivuzeho cyane turaritambutse iryo sezerano haza kuba kabiri kuko azavuka akazapfa akazahamba akazongera akazuka iryo sezerano naryo abantu baritegereza iryo sezerano naryo ririza gusohora Yesu igihe kigeze arapfa nuko batari babikunze abigishwa bagaza babara bati uragiye uzodusigira nde abwira ntimuhagarike imitima yanyu mwizera Imana bari bababajwe nuko Yesu agiye kubasiga kuko bizasezeranijwe n'Imana kugira ngo iducungure yaragomba kuja ku musaraba akamena amaraso yiwe kugira ngo aducungure ni nayo yari objectif yiwe nuko azamena amaraso yiwe akaducungura Yesu isezerano ryo kuzapfa kwiwe rirasohora naryo iryo n'irindi sezerano rya kabiri yarapfuye kandi Yesu yagize iminsi 3 arazuka arazamuka aja arabona ndagiye kubateguriza hanyu nzagaruka mbajana nzagaruka yiryo isezerano risigaye niryo kugaruka kwa Yesu niryo tuganiraho iryo sezerano ryo kugaruka kwa Yesu uko ayo masezerano yandi yamaze gusohora iryo dutegereje niryo kugaruka kwiwe abanafunzi ba Yesu basigaye mu isi abigishwa ba Yesu barahizwe cyane abakristo barahigwa kugeza igihe bamwe bapfuye nka ba Stefano barapfa bazirwa bwiza barihangana bakomeza kuvuga izina ry'Imana bakomeza kwizera Imana kugeza aho bamwe bacu barapfa bamaze gupfa akaga kamaze kuba abantu baratatana abantu barahunga bahungira mu bihugu byinshi iyo bakageraga bamwe bashaka gucika intege Petero uyu n'umwe mu bigishwa ba Yesu yashatse gukomeza ababo
abari barahunze batatanye iyo bagatataniraga bakomeza mu rwandiko rwe rwa mbere yandikiye Petero yandikiye abo batatanye hari akaga kavuye hanze abantu bari bahiga bavuga ijambo ry'Imana urwandiko rwa mbere ararwandika ababwira bakomeza kugira bene data muhumure tuzabona umurago utabasha kubura utabasha kwandura utabasha kugajuka atubone namwe mwebwe ab'imbaraga z'Imana abakomeza cyane mukomere nubwo meze gutyo mukomere mwizere Imana umwaka ushize niko nasomye ijambo ry'Imana bavuga ngo uhaje hashize umwaka umwe barasura bongera bahura n'akaga bari barakomeye bashinga amatorero bavuga ubutumwa bwiza hanyuma haje kuza kuvuka abantu barwanya kugaruka kwa Yesu akavuga ati kugaruka kwa Yesu nta koko kugaruka kwa Yesu nta koko hari kuko urebye no kuvaho isi yaremewe kugeza ngo kuri uno munsi uwo munsi barako bavuga batangira kubwira abantu inyigisho kuko Yesu agaruka izo ari inkuru abantu bashaka kubyumva bashaka kwishira mu matwi abahanuzi b'ibinyoma baraduka bababwira kwinezeza ko bagomba kwinezeza abantu bari mu kugenda bafite imitima ngo Yesu azagaruka ntabyo byo kugaruka ntabyo atiridatinze uko byari bimeze niko bikimeze n'ubu gusa ntabo turabona Yesu agaruka kugeza n'ubu aho babivugiye ko atagarutse ariko bene data isezerano ry'Imana n'ubwo ritinda ryaravuze Imana riza risohora keretse ritaravuze Imana atari isezerano ry'Imana atari isezerano ry'Imana rizasohora ariko isezerano riba yari ry'Imana rizasohoka Petero azumvise arababara cyane bituma yandikira urwandiko rwa kabiri ashaka kubabwira ababwira ati nanditse urwandiko uru ni urwa kabiri mbandikiye ni ukugira ngo mbibutse imitima yanyu ikomere mwe gucibwa intege n'abahanuzi b'ibinyoma bababwira iby'ibinyoma ari aho twasomye hano twatangije dusoma baba ngo bakundwa iri jambo ririkabasobe Umana nta gihe kirekire kihaba nta gihe kirekire kihaba ku Mana ngo uvuge ngo iki gihe ni kirekire bavuga ngo Imana yo tubona ibihe siko twebwe tubibona uko ibibona ni gutandukanye nuko twebwe tuzatubona ibihe Imana izibona ari bigufi cyane bavuga ngo umunsi umwe ku Mana ngo ni nk'imyaka kandi n'imyaka 1000 nayo ku Mana ngo ni nk'umunsi umwe yego ni ukuvuga ngo byose ni kimwe ku Mana kuko Imana yo ni Imana yahoze kuva kera niyo yahozeho niriho none kandi nizahora iteka ryose ni alpha ni omega ni tangiro ni herezo dutekereza kuvuga ngo aho isi yaremewe abantu bahabaye uhereye mu munsi n'imyaka myinshi cyane ariko iyo yose ni umunsi umwe nta minsi ihari ku Mana kuko Imana niyo yaremye byose niyo yaremye ijuru n'isi niyo yatanze byose Yesu yaravuze ngo igihe kiremye ibintu byose ngo nari umukozi w'umuhanga yego igihe isi yari kurema Yesu yari umukozi w'umuhanga icugi urumva ntage
yaba ku Mana ngo ivuge iki ni igihe kirekire umunsi umwe ni nk'imyaka igihumbi kandi imyaka igihumbi nayo ifashe nk'umunsi umwe iyo ntizireba kuko twebwe tureba ngo ni myinshi tubona umuntu twumva muri Bibiliya haba umuntu bavuga waramye imyaka myinshi umugabo witwa Metusela yaramye imyaka 69 ariko iyo minsi naratekereje ndetse uyu waramye imyaka ko tuzavuga ngo yararambye cyane 969 uwo twumva yararamye igihe kirekire cyane ariko kuri we Imana yo ubitekereje ku munsi ko yavuze ngo umunsi umwe ni nk'imyaka igihumbi n'igihumbi ni nk'umunsi umwe none nkaho Metusela atageze nk'umunsi umwe Imana ntizireba uko twebwe tureba bakundwa yego Imana ntireba ibihe nk'uko twebwe tubireba yego yarashatse kuma kubereka kuko idatinze isezerano ryayo nico shatse tubabwira ati ntiritinda iyo ntagiye kirekire kihaba ibihe byose Imana nibigena nibitegeka nibifite mu maboko yayo ntagiye kihaba ku Mana ni nk'umunsi umwe gusa naratekereje kuva Yesu avutse kugeza n'uno munsi ni nk'imyaka 2 ni nk'iminsi 2 n'inusu imyaka 2024 tugezemo none ni nk'imyaka twoshobora kuvuga ngo ni nk'iminsi 2 n'amasaha make ni ukuvuga ngo bene data umwanditsi yaravuze ngo iri jambo ntirikabasobe ntimwibwire igituma abantu benshi bagenda mu byaha ni ukuvuga ngo ndashafite iminsi ndashari mutoya ndashafite igihe kirekire cy'ubuzima yireba mu maraso yiwe aracari mutoya yumva mu mubiri ntakarwara akavuga ati iminsi iracahari akavuga ati ndacakomeye reka mbe nizinezeza nzaba nihana nyuma ariko bene data ijambo ry'Imana rivuga ngo twebwe turabejo gusa ejo hatambutse kuko uno munsi ni umunsi tuvuga ngo turawutangiye ariko ntituza aho uhekera Imana niyo nyiri ibihe niyo mugenga w'ibihe nubwo twushobora ngo yakatise isavamo ashobora kuba akiri kugerageza umusubire muri iyo vesi turebe ko agaruka See
bishobora kuba yamugoye reka